aba bantu bishingira umukobwa akifata akijyana iwabo w'umusore rwose bakajya mu cyumba bagakinga bakamara umunsi bakamara icyumweru bakamara bibiri agatwita akabyara icyo kintu ni ukwamamaza ubwangizi kumugaragaro nta nubwo icyo kiri muri bwa busambanyi umuntu yakora ngo yihishire n'Imana izamuhishire ba bandi bazarwanya Imana bakarwanya n'intumwa yayo bagakwirakwiza ibyo ni ugukwirakwiza iyo uyu musore yacyuye umugore akamurongora akamutunga akamubyarira 4-5 society ibona ko ntacyo bitwaye nundi nawe akazacyura umukobwa n'umukobwa nawe akazava iwabo akaza kishingira twabyumvikanye cyo Imana iravuga ngo abo ngabo bakora icyaha ku mugaragaro bagakwirakwiza ubwangizi nta bwoba nta n'impungenge bafite igihano cyabo kizabe kimwe muri ibi bitatu anyukatalu muzabafate mu bice kugira ngo ubwo si bo bawishe ahubwo bawishe wa muco ari makuza muri societe y'abantu au yusallabu cyangwa mubafate mu babambe ku giti ubwo urumva ko Imana yashaka ko icyo kintu gicika au tuqatta'u aydiyahum wa arjulahum min khilaf cyangwa muzabafate mu bace akaboko n'akaguru by'imbusane ibyo biranze au yunfa min al-ardi mubara barabatumbagiza muri kajugujugu ikagenda ikajya kumuta muri Sahara kazagwiyo kazapfa wenyine akihamba urumva uburemere bw'icyaha cyo kwishingira urabwumva ubwo nuvuga ngo ntabwo umuntu wishingiye ari ikintu gifatwa nk'ikintu cyoroheje ikintu abantu bigaho sasa arishingiye umugore bari kumwe arangije ahamagaye shehe ngo ngwino dushyingire ngwino tufungisha indowa harya iyo ndowa agiye kubafungisha niyi yururutse ku gitanda amaze kurongora ngo ngaho ngwino mu burenganzira ndongore billahi alaykum none urashuka Imana ntabwo ireba urakomanga salamu alaykum wa alaykum salam bari mu gitanda barongorana barangije bagiye koga wicaye muri saro ngo ngaho nimuze mbafungisha indobo uzikara abantu bibeje ko Mwenyezi Mungu atareba ninde wumva koko ko uwo muntu ari wowe umuhaye uburenganzira ni wowe umuhaye ntago ari wowe umuhaye surati Isra kuri aya 32 ivuga ngo wala takrabu zina nimuzegere ubusambanyi innaha kana fahishatan wa sa'a sabila kubera ko ubusambanyi n'umwanda kimwe akaba ari n'inzira mbi y'ubuyobe tafsiri yo kwegera si ugusambana n'ukwegera hari imwe muri hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo hari ubundi busambanyi bukorwa n'izindi ngingo avuga ati gusambana kw'amaso n'ukureba gusambana kw'amatwi n'ukumva gusambana k'ururimi n'ukuvuga gusambana k'ukuboko n'ugukorakora wanyumvize ngo gusambana k'umutima gusambana kw'amaguru kw'ibirenge n'ugugenda gusambana k'umutima n'ugufata icyemezo igitsina uracyumvise bivuga ngo umuntu wese ukunda kureba abagore yasambana umuntu wese ukunda kuvugana n'abagore yasambana umuntu wese ukunda guprovoka abagore mu biganiro yasambana umuntu wese ukunda gusura abagore yasambana umuntu wese ukunda kugendana n'abagore ashobora gusambana turabyumvikana ibyo bivuga ngo urareba amaso agashyira ubwonko bugashyira umutima amarangamutima akabaraje ukareba ukabona ari keza akavuga ugatereta hari ukuntu batereta abahungu najyaga numva abakobwa umuhungu abwira umukobwa ushanga wanyishe kabisa wandashe undi nawe yatangiye ikikubwira ko yemeye ahita akubwira ngo ni byose ariko ntugakabye tayari ugarimo araza barakudevinzira ukagenda Imana niba yamaze kuvuga ngo la takrabu zina ubwo kwegera no kukubwira ngo ntukoreho bigira ikizira gukorakora abagore babandi aho hose urumva hatarimo ibibazo suza abagore bitwaye iki guhobera abagore bitwaye iki kubasura bitwaye iki kuganira nabo bitwaye iki sebana ubijamana haratuzengereza noneho ugahita ubyumva bigaragara koko biragaragara nk'ibibangamye muri societe turimo ubu nona
sosiyete ushaka yo kuba mutakorakorana n'abagore, utaganira n'abagore, udakorana nabo, utabasura, utabakunda, batagukunda, biragaragara ko icyo kintu kitoroshe aho turaha. Ubwo ibyo birumvikanye, wikoraho, wijya gusura, wifungura umuryango, mbese ibyo ari byo byose umukobwa n'umuhungu bajye bagendana nk'uko izi nsinga zicana amashanyarazi zigenda. Urabona atari ebyiri, n'ebyiri, ariko buriya ziramutse zikoranyeho zahita zitanga siriki, hakaba ikibazo. Turemerewe kugendana, gukorana, kwigana, gukora business, gukora gahunda zose, ariko tukamenya ko buri wese afite aho atagomba kurenga. Tukiri kuri uwo murongo, tuza kwifashisha nanone aya iba muri surati Nur. Ni nayo yateje ikibazo, ni nayo mpamvu mbanjije gucaha. Muri surati Nur ni aya 3 ivuga ngo azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, wazani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa hurrima dhalika ala almu'minin. Umusambanyi kaza hava kagera, nta wundi ukwiriye kumushaka uretse umusambanyi nkawe. Umusambanyi kazi uwazashaka nta wundi mugabo umubereye uretse umubangikanyamana. Wabyumvise? N'umugabo w'umusambanyi iyo najya gushaka, Imana izamuha umugabo w'umusambanyi nkawe, muzamuha umugore w'umusambanyi kazi nkawe, cyangwa Imana imuhe umugore umubangikanyamana kazi. Noneho aya isoza ivuga ngo wa hurrima dhalika ala almu'minin. Icyo ni haramu kubemera. Bivuga ngo umwemera ntago azashaka umugore w'indaya abizi. Birashoboka se? N'umugabo umugore w'umwemera ntago azemera kurongorwa n'umugabo w'indaya abizi. Kimwe nuko atakwemera kurongorwa n'umushirikina abizi. Kimwe nuko atakwemera kurongorwa n'umugabo w'imico mibi abizi. Turahatinda. Bya bikabyo rero byo kubuza abantu kugira ngo buri muntu wese yumve yuko niyo yaramuka asambanya ari umusore, niyo yaramuka asambanya ari umugabo, byanze bikunze bizamugiraho ingaruka. Hari indi hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo manzana yuzna fihi walau min wara'i jidar. Umuntu wese usambanya babandi, niba usambanya babandi nawe abawe bazabasambanya, niba usambanya abagore babandi nawe abawe bazabasambanya, walau min wara'il jidar, niyo haba ari inyuma y'urukuta. Abantu benshi babyirutse ari abasore bakunze gusambanya abakobwa babandi, ebana n'ababo ntibarenga ya myaka nk'iyo yateraga inda abandi. Ya myaka yateragamo abana babandi amada, nawe abe ntibayirenga. Niba ari 16 18, bwana nawe agera 18 tayari yamaze kuba nyarwenge, kuko ibyo akorera abandi nawe abagomba kubikorerwa. None ikirahuri, bwana niba uri umukobwa warakuze wiyandarika usambana nk'isazi hobyo abaje bose ushyiramo, cyangwa warabaye umusore kwera urashaka Mwenyezi Mungu azaguha umukobwa w'isugi mwiza, ibyo bintu urabishaka? Ntabwo bishoboka, ntabwo wabibona. Unabibonye wabutoraguye. Noneho nabashije gushyira mu bantu kubumvisha ko igihe cyose uzabaho uri umugabo usambana, ntuzatega indi gihamya yuko n'umugore wawe asambana. Niba uri umugore wiyandarika, wishakisha indi gihamya yuko n'umugabo wawe yiyandarika. Noneho bibaye iterabwoba rero. Basore, urashaka Imana izaguha umugore w'isugi mwiza, gendera ku busambanyi mu gihe uri umusore. Turumvikana? Inkumi, urashaka Imana izaguhe umugabo mwiza ufite isuku, udakora ibintu nk'ibyo bibi, gendera kure ubusambanyi. Allah aravuga ati al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubra'una mimma yaqulun. Allah aravuga ati abagore babi. Ijambo khabith mu cyarabu khabith ni nk'umuntu wageranya na shitani.
ntitujya mu musarani tukavuga ngo Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ubwo rero umugore ububi bwe bungana n'icyo kintu twabaje kurani tujya mu musarani. Allah aravuga ati al khabithatu lil khabithina, abagore babi n'aba bagabo babi. Wabyumvise neza? Abagore babi n'aba bagabo babi, wal khabithuna lil khabithat, n'abagabo babi n'aba bagore babi. Wat tayyibatu lit tayyibin, abagore beza n'aba bagabo beza, n'abagabo beza n'aba bagore beza. Umaze kugira icyo wumva? Bivuga ngo kumenya imyitwarire y'umugore wawe urabanza ukamenya iyawe. Iyo uzi imyitwarire yawe, buriya hari abagabo badafite ikibazo ku bagore babo. Ibi byo kuba yakeka ati umugore wanjye yasambana jamais, umugore wanjye yakwiba oya, umugore wanjye yajya muri shiriki oya, aba bihereye he? Uzaha abahereye? Aba yihereyeho ubwe, aravuga ati ana tayyib li tayyiba, njyewe ndi mwiza, ndi umugabo mwiza w'umugore mwiza. Njye ndi umugore mwiza w'umugabo mwiza. Icyizere kikaba 100%. Ntihazagira umuntu ushobora kukuzanira ubujajwa bwo kukubwira umugore wawe, aho umugore wawe yakasuku, never, ntabwo ibyo bishoboka. Mbese hari ibyo uvuga ngo ntibishoboka. Noneho tugejeje aho ngaho, tugejeje aho niba ukata ukajya mu ndaya ukagira abahabara ukagira ibindi ukora wihishe, burya igihe nikigera nawe wawe azajya akatira ibumoso nawe ukatira iburyo, muhurire mu rugo. Azane sida uzane mu rugo muhurize hamwe, azane sida uzane mu rugo muhurize hamwe. Uterinda hirya nawe bazimutere hirya nawe uzirere, mwese mujye muhuriza hamwe akazi kanyu. Icyo kiganiro cyose cyari kigamije kwerekana ko niwifata neza Mwenyezi Mungu azaguha umugore mwiza, niwifata neza Mwenyezi Mungu azaguha umugabo mwiza. Niba uri umugabo witwaye neza, gira icyizere 100% yuko Imana itaguhemukira. Niba uri umugore witwaye neza, gira icyizere 100% yuko umugabo